ushobora kwibaza ngo hano hari ikibazo bibajije, ubwo barimo baribaza ibibazo namwe mushobora kwibaza ngo does this extension affect open mainnet launch? Okay, ngo iyi extension yagira uruhare cyangwa se yagira ingaruka ku matariki bateganyije cyangwa se kuri open mainnet launch bari bateganyije ko izajya ku isoko cyangwa bagatangaza agaciro. Hello guys, icyo bita grace period rero cyangwa se KYC bayongereye, ni ukuvuga ngo ngiye kubabwira buri kimwe cyose, mbasobanurira buri kimwe cyose, kuko hari abantu bari kwibaza eti se ibi bintu bongeye iminsi ya grace period ntago biri butume open mainnet batangaje mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka itinda muri bizwi igihembwe cya mbere rero kuva mu kwa mbere kujya mu kwa gatatu. Uyu munsi rero ibibazo byose mwibaza kuri iyi grace period bongereye bakageza ku itariki 28 z'ukwa kabiri nje kubibasubiza, ndababwira buri kimwe cyose uko kimeze. N'ubwo ngo rero mwari muzi ko grace period yari kugeza ku itariki 31 z'uku kwa mbere, n'ubwo ngo abantu bari muri grace period, n'ubwo ngo itariki 31 z'ukwezi kwa mbere byari bigiye gusa nk'ibirangira, muri kubibonamo hano ko bari kubyerekana, kambebereke. N'ubwo ngo kuva ku itariki 31 muri kubona z'ukwezi kwa mbere, ariko bakoze icyo bita extension, n'ubwo ngo bongereye iyi minsi, n'ubwo ngo bayongereye, n'ubwo ngo abantu mwe muzi ko muzakora ibintu by'ama KYC status bikaba birarangiye mukaguma nta KYC status mufite cyangwa grace period iminsi bari barabahaye mu gahombo payi zanyu, ubu ngubu babikemuye rero. N'ubwo ngo rero bakomeje bavuga bati, ngiye kubasomera bino bintu bavuze ngo kubera abantu benshi bafite ibibazo bya grace period, n'ubwo ngo bagize ngo bakemure byibura babafashe ku extendinga kongera iminsi ya grace period kugeza ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2025. N'ubwo ngo extension rero irabaho, ariko nubwo extension iri bubeho ntabwo biri bubuze mission yabo yo kuba bakora open mainnet cyangwa se open mainnet mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025 nkuko bari kubitangaza. Bavuze ngo ni ukubera iki noneho bashyizeho iki cya extension, wangu iki kintu kijyanye na extension, ni wangu ni ukugira ngo bemerera abantu kuba basubmitinga KYC application kandi ba completing mainnet checklist. Mwebizi ko mainnet checklist igizwe na ziranoza 9, ni wangu bira bintu bigomba gukurikiza 9 biri muri mainnet checklist. Murabizi ko step ya 9 abantu benshi ntagera afunguka. Iyi extension bakoze ni ukugira ngo nira step ya 9 muyikemure kugira ngo namwe mubashe kubenefitinga kuri open mainnet. Ikindi kintu cya kabiri bakoze kugira ngo bakore ino extension, ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo bafashe ba bantu nyine bari muri grace period, ni ukuvuga ngo bafashe grace period, ariko amategeko ya grace period ntabwo yahindutse. Ni ukuvuga ngo niba uferinze gucompletinga KYC or cyangwa se guferinga gucompletinga mainnet migration with this grace period, ni ukuvuga ngo you risk forfeiting most of your mobile balance. Expect for pay mainnet in rolling 6 months before migration. Navuga ko ikindi kintu bavuzeho ngo ni ukuvuga ngo impamvu bakoze extension yindi ni ukuvuga ngo nuko yabagira icyo bita inclusivity and fairness. Ni ukuvuga ngo inclusivity and fairness, iyo tuvuze inclusivity ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ko bakeneye ko habaho kungana. Ni ukuvuga ngo niba ari umupiyone waramayininze benefit umuntu wabonye KYC n'umuntu wakoze migration yageze kuri balance, barashaka ko abantu bose nabo babona ko ibyo byiza bya Pi network bakaba barya ku mafaranga ya Pi network. Niyo mpamvu bavuze ati impamvu yindi ni ukugira ngo dukore inclusivity and fairness, buri wese azabone kuri ayo mafaranga. Ni ngo ikindi ni ugupreparing ibya open mainnet, ngira ngo ibi byo ni ibintu byumvikana. Ikindi kibazo ushobora kwibaza
ngo hano hari ikibazo bibajije, ubwo barimo baribaza ibibazo namwe mushobora kwibaza ngo does this extension affect open mainnet launch? Okay, ngo iyi extension yagira uruhare cyangwa se yagira ingaruka ku matariki bateganyije cyangwa se kuri open mainnet launch bari bateganyije ko izajya ku isoko cyangwa bagatangaza agaciro? Ngo igisubizo ni no, oya. Ngo iyi extension ntago izigera ikerereza cyangwa se ngo igire ingaruka iteza open mainnet plans. Niga baraplaninze ko ari mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025, ni mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025, nubwo babongereye amatariki ya grace period ntago bikuraho ko payi ishobora kujya ku isoko. Nubwo babongereye amatariki yo kuvuga ngo ni tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, ntago bikuyeho ko payi igomba kujya ku isoko mbisubiremo. Umuntu ashobora kwibaza ati se grace period bongereho imaze igihe kingana iki, cyangwa se how additional time byatwaye kugira ngo bongereze izi grace period. Murabizi ko grace period ubundi yari ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12, ni ukuvuga ngo urumva hamaze kwiyongeraho amezi 2 ya grace period. Ni iki rero wakora ubu ngubu? Ni ukomprintinga, ni ukuvuga ngo za requirement ukajya kuri mainnet checklist. Muri kukabona kano kaboro baberetse, muri kukabona, ngira ngo muri kukabona kano kaboro, muri kukabona bari kuhagarara buti mugomba kureba ari ahantu niba uri muri grace period bagwaye deadline, ugakanda kuri mainnet checklist, ukahita ukanda hano handitse mainnet, nyine bari kubibereka. Then wamara kuhakanda ukareba ko za steps rero wazikurikije ukaba wagenda uzi ikemura. Nibyo ngibyo abantu mwari mufite ikibazo cya tentative, namwe bavuze ko niba mufite tentative status mugomba kuzamujya muri Pi browser cyangwa se mukanyurara kuri mainnet checklist mukareba ko mufite icyo bita liveness, mukayikora neza, mukareba ko video iri clear igaragara neza, hari urumuri rwiza, kugira ngo namwe muve muri tentative. Bakomeje babibutsa ko nanone mugomba kwibutsa timu yanyu kuba yakora neza, nayo KYC ikaba yakora kugira ngo security cycle yanyu ikomeze izamuke. Nubango rero iyi grace period ni ingenzi kubera ko igomba gufasha abantu gukora KYC ndetse na migration. Ikindi igatuma abantu bamigratinga kwizabo bakaba babasha kurya kuri aya mafaranga. Nubango rero kandi ikaba supportinze icyo bita network utility and growth. Nubango hatariho KYC na migration abapioneer ntibabona uburyo bahaha, ntibabona uburyo babona kuri aya mafaranga. Nubango ikindi mugomba kwirinda ko mugomba kwirinda ibintu bigiye bitandukanye, amakuru atari anyayo. Ikindi nubango mukarinda unverified pay zanyu kugira ngo zibashe mukagerageza muzongera. Nubango verified pay nubango ni za pay zitari verified mugomba kuzongera. Rero nicyo KYC bimaze no kuba mwabwira abantu security cycle yanyu mukayongera kugira ngo zira pay zanyu zikomeze zamuke. Ngayo nguko nibyo batangaje. Nshimira umwe wese wakoze subscription. Imana barinde mukomeze mubwe neza.